Bana turagushima kugira neza turagushimiye Mana kuko waruzi igiteramo nyagora ku ngoma niwe wari ukizi none ngiki umuvyeyi aje kungurura Mana yagora ku ngoma muhagararire nk'ukuri Imana ariwe wamukiza imboneza Mana nguzo kumuyobora mu bikorwa byose bizakubaza gukoreshwa nawe mu izina ryawe Yesu Kristo amen. Achanutiru wanchukuye Achanutiru mwami Yesu Tutagushimya twashima ndashimande Hari wowe wo gutara Tutagushimya twashima ndashimande Tutakuvuze Kari wowe wo gutara Kari wowe wo amaraso yawe peko amaraso yawe peko umwana wawe byikuye indane nawe byikuye zo gukorera urakoze kubwiza garagarira umwana wawe ibyari Kari wowe wo gutara Kari wowe wo guhabwa impundu uzagira ute Imana ishimwe bose babireba icyubahiro cyawe ukiyiheba kureba ababishaka bayikomera amashyi numve amashyi y'Imana we kuva kera muri kamere yayo yahoranye impuhwe n'urukundo n'uyu munsi ntago yahindutse niyo mpamvu tudashira iteka kuva kera muri kamere yayo Imana yahoranye impuhwe n'urukundo n'uyu munsi ntago yahindutse niyo mpamvu tudashira iteka bose babireba uzashima bose babireba bose babireba icyubahiro cyawe ukireba kure zamura amaboko hejuru amaboko bose babireba uzashima bose babireba uzayima bose babireba icyubahiro cyawe ukireba kure bose babireba
Urabumva ibi byuma ingene biriko biravuga? Unasikia hivi vyuma vile vinasema? Abarozi ntitwari bwabice. Walozi tulikuwa bado kuwaua. Ivyo bakoze natwe turabikora mu kanya. Yale waliofanya na sisi tutatenda muda kidogo. Ibi vyuma twabizanye ngo bikwire intara yose. Hivi vyuma tumeleta elimu profesi yote nziki. Amajwi arikaherera ngaha nyene. Sikia masauti yako yanaishia hapa. Mu mwanya duhejeje gusenga. Muda kidogo tukimaliza kuomba. Navuze ati muri iyi ntara. Nilisema kwa hii mkoa huyu hariyo abarozi. Biko warozi. Amazi numvise ngo amazi yakama. Maji yalifika na kauka. Amazi atigera kama. Maji hayakuwahi kukauka hata siku. Ndavuga ati Satani nawe mujya nawe urakomeye. Nikasema shetani na wewe hapo sasa unatufanya Mugabo agiye guhura na Mose wa kabiri mu izina rya Yesu. Agiye guhura na Mose wa kabiri mu izina rya Yesu. Ugiye wandike itariki. Uandike tarehe hii. Uza kumva ivyo mvuga. Yule atasikia mambo atasema. Na mwaka ugiye guhera tarabona icyubahiro cy'Imana gitashe mu mwaka utaisha ayaona heshima ya Mungu inakuja ndani ya nyumba yake. Banze winyiganze gatoya.